Bakunzi ba Rwanda Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana nanone kuri uyu munsi wacu wa 13 w'amasengesho y'iminsi 40. Nshimira abafatanyije amasengesho, itsinda rigari ryo gusenga, abarimo gusenga uyu munsi babona ari mu gitondo, abari mu masasita, abari nijoro, mwese Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero kuri umunsi wacu wa 13 nagira ngo nongere ubwire Imana ishobora guhindura amateka yawe. Uyu mugaragu w'Imana agiye kuvugaho bamwita Aburahamu. Mu itangiriro ibice byaho 12, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, uhindura ubwoko bukomeye, ibuze gukomereza aho ngaho. Haleluya. Ndashaka kuvuga kuri uyu mugabo Aburahamu, ngira ngo abandi mubona nka Aburahamu, ariko mbere yuko aba Aburahamu yitwaga Aburahamu. Yaravukiye mu muryango umugabo bita umuryango w'umugabo bita Tera. Bibiliya iratubwira neza ugiye mu gice cyawo cya 11 umurongo waho, reka nongere se no gusubiza inyuma gatoya. Umugabo 11:23, Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburahamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludaya. Muri make Uri y'Abakaludaya niho yavukiye. Kwa Tera hari ahantu iyo ukurikiranye amateka ya Bibiliya usanga muri Uri y'Abakaludaya n'ahantu basengaga ibigirwamana cyangwa basengaga Imana bikoreye. Aburahamu afukira aho hantu muri uwo muryango. Arangije aritegereza, reba Imana se yasengaga, asanga nizirya nizinywa ibyo zihaye, arongera akabisangamo akabimena agashyiraho ibindi. Ariko kuko Imana yari ifite umugambi kuri Aburahamu, birambwira neza ngo igihe kigeze Imana imukura muri Uri y'Abakaludaya, Imana imukura kwa Tera. Icyo gihe nanone ibindi bitabo byuzuzanya na biravuga ngo Aburahamu yahawe inshingano zo kugira ngo ajye kugaburira za mana za se. Aragenda asanga ibyo yashyizeho, ejo akagaruka agasanga ni bya bindi. Ibyo yazihaye amazi agasanga ni yayandi. Arangije arahirika, bicika amaboko n'amajosi gutyo. Baze gose arangije aravuga, ese Aburahamu ibi wabikoze ni ibiki? Aravuga ati, ariko se dadi, urera sinzi muri icyo gihe cyo mu kirimi cyawe uko yavugaga, ariko mu by'ukuri avuga ati, iyo Mana idashobora kwiyegura, iyo Mana icika amaboko, iyo Mana mbese iyo Mana yari yabonaga ko itari Imana. Haleluya. Arangije Imana kubwo mutima wo gusobanukirwa Imana iyo ariyo, ndagira ngo uyu munsi nongeye kubwire ngo wasobanukirwa Imana iyo ariyo. Iyo umaze gusobanukirwa Imana iyo ariyo, Imana ikuvana mu bigirwamana, Imana ikuvana mu mbaraga z'ibigirwamana, ikagutwara mu isezerano ryawe. Imana yaremye umuntu ifite umugambi mwiza. Yeremiya ibice byaho igice cya 40, nakumenye utarabura usoro mu nda ya mama wawe. Bivuga Imana yari imuzi. Rero Imana we yari ikuzi. Birashoboka ko ukiri mu bigirwamana, birashoboka ko ukiri mu ngaro z'ibigirwamana, birashoboka ko uri ahantu nawe mu bigirwamana, ariko agiye mubwire ngo Imana igidukurayo. Imana irangije ivana Aburahamu, iramubwira ngo Uwiteka ategeka Aburahamu, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ngo kuko nzakugira gute, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kubera Imana yari ifite umugambi ku buzima bwe, nk'uko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Iyo urimo kujya muri abona ugasanga ntumenye iherezo ryabyo, ariko agiye kubwira ngo Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, kandi Imana ite kukugira neza no kukwitaho. Imana ite kwita ku biherezo ryawe. Haleluya. Kuruta kwitangiriro ryawe, no kwitangirira ryawe ryaba ari ribi, ariko Imana yitaye ku iherezo ryawe. Imana ibwira Aburahamu ati, va muri icyo gihugu cyanyu, kuko ndashaka kugira ubwoko bukomeye, ndashaka kuzaba umugisha, ndashaka uzahinduka umugisha. Abazagusabira umugisha nabo bazabona umugisha, abo uzahesha umugisha bazahabwa umugisha, abo uzavuma bazavumika. Haleluya.
Aburahamu atwara ubwo butware. Ndimo ndashaka kuvugana nawe, va mu gihugu cy'iwanyu. Nimvuga igihugu cyo ntutekereze u Rwanda, va muri karande y'iwanyu, va mu mbaraga zikuboshye, va mu bitero byose umwanzi akubohesheje. Reka nkubwire inshuti yanjye, iye baba ngo umunsi we nzababwira ibimenyetso bigaragara umuntu uboshye. Iyo uboshye hari ibintu byinshi bigaragara ku buzima bwawe. Bemwe murakora ntibigende kubera yuko uracyaboshye, abandi ntimugira umwanya cyangwa mugira imbaraga zibajyana mu masengesho kubera ko hari imbaraga zikikuboshye. Abandi muraryama mukarota nabi kubera ko hari imbaraga zikiboshye. Abandi murakora ariko hagahembwa abandi murasaba hakarongora abandi. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragara imbaraga ziba zikiboshye ubuzima bwawe. Ariko umunsi ufite inkuru nziza, kuri umunsi wa 13 va muri icyo gihugu, va muri izo mbaraga, va muri ubwo buzima, va muri iyo mibereho. Imana yiteguye kukuvanamo. Turangira turasaba dusengana kugira ngo Imana ikubohora aho hantu, Imana ikubohore muri ubwo buzima niyo mibereho nshuti yanjye. Kuko biravuga Imana ishobora byose, Imana itaginanirwa. Ibwira Aburahamu ngo va muri icyo gihugu cy'iwanyu, ndetse ngiye kuguha umugisha, nzakugira umugisha, abazaguhesha nawe nzabahesha umugisha. Rero nanjye ndakwifuriza Imana yo mu ijuru iguha umugisha, igukure muri izo mbaraga, igukure mu bukene bw'iwanyu, igukure mu gahinda k'iwanyu, igukure mu mbaraga zo gupfusha mu bihe nk'ibi ngibi. Murabizi neza iyo umwaka ujya gushira usanga bamwe hari imbaraga zo mu miryango zihora zibateza amagisida. Ariko ndagira ubwire muri aka kanya mu izina rya Yesu, mwuka wa agisida uhagarare mu muryango wanyu. Wahundya myuka ya agisida yibatera agisida igihe umwaka ujya gushira, myuka y'imfu zitunguranye mu izina rya Yesu. Kenshi mu mushingano cyangwa mu ntego y'amasengesho ni ukugira ngo tubohoke mu mbaraga z'urupfu, kuyoza ubohoke mu mbaraga z'ibitambo bya basogokuruza bacu na basogokuru baba baratambye. Nshuti yanjye urimo kunyumva, hari Imana ishobora kubohora ubuzima bwawe, hari Imana ishobora kubohora amateka yawe, hari Imana ishobora kugukura muri iyo myuka yakuboshye mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none Imana ikubohore, Imana igutabare, Imana ikurengere, Imana igukure igisuzuguro, Imana igukureho imyuka ikurondora, Imana igukureho amadeni, Imana igukureho imyuka na karande zigukurikirana mu izina rya Yesu. Iyo twaje imbere w'Uwiteka kubamo Imana, mbonye amateka y'abanahinduka, mbonye ubuhamya, mbonye imirimo Imana irimo gukora kubera yuko hari abahagurutse guhagarara mu cyuho. Turi mu cyuho cy'imbaraga zikuboshye, turi mu cyuho cy'imbaraga zirimo kukurwanya, turi mu cyuho cy'imbaraga zirimo kugukurikirana. Ndahumuriza ubuzima bwawe kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo muhumurize abantu banjye. Umunsi ndaguhumuriza kugira ngo wongere wambare imbaraga z'ikindi gihe, imbaraga zo guhangana na buri mwuka ari wo wose wahagurukira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndavugana n'umuntu uyu munsi kuko uri mu mbaraga zo gusenya umuryango wawe, urimo urasenya ukubireba. Ntabwo ufite icyo gukora ariko ngufite inkuru nziza ngo hari icyo wakora muri aka kanya, hari icyo wakora muri aka kanya. Kuko imbaraga ziboshye ubuzima bwawe ntabwo ari wowe gusa, zaba ziboshye n'ababyeyi bawe, zaba ziboshye no kwa sogokuru wawe, ariko Imana imanutse uyu munsi wa none kukugira ubuntu ngo ndavugana nawe mu izina rya Yesu. Urugo rwawe rwongere rube ruzima, urugo rwawe rwongere rubone amahoro, urugo rwawe ntabwo rugisenyutse mu izina rya Yesu. Divorce ivuye mu rugo rwawe mu izina rya Yesu, indwara z'akaramata ivuye mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Kuko uyu munsi Imana irakwibutse nshuti yanjye, Imana irakwibutse, Imana yibutse imibereho. Yumvise Bibiliya irambwira neza mu gitabo cyo Kuva ibice byaho 2:24 ngo yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo. Hari icyo Imana yakuvuzeho kandi Imana ite kugisohoza mu izina rya Yesu. Amen. Turakomeza rero kubera n'inyigisho tuzayikomeza umunsi w'ejo. Imana ibohora ubuzima bwawe, Imana ibohore amateka y'ubuzima bwawe, kandi ibyo byose unyuramo ntabwo uzongera kubona ukundi. Ndagushimiye Mwami mwiza, ndagushimiye Nyiringabo Imana kubw'iki gihe, kubw'uyu mwanya unyemereye ko sengera umugaragu wawe kugira ngo abatuke mu mbaraga z'abazimu n'abadayimoni, mu mbaraga za karare n'akavukire, mu mbaraga n'imyuka mibi irimo kumurondora. Mwami w'abami, bohora ubuzima bwe, bohora amateka ye, ntazongere kuba uko yari uyu munsi, ahubwo atwara ubuzima uko wavanye Aburahamu ukamukura muri Uri y'Abakaludaya. Mwami w'abami, ni kuko uyo mumama muri iyo Uri y'Abakaludaya
y'abakarudaya, muri izo mbaraga z'abakarudaya, muri iyo myuka y'abakarudaya, muri iyo myuka n'akavukire na karande mwami ukawumubohoye. Kandi waravuze ngo umwana azabohora azabohose burundu mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami Imana Yesu, ngwino ugenderere umumama, ugenderere umupapa, ugenderere umuryango, ubakureho imbaraga zose zari zibaboshye, zari zibabase, ubakureho imyuka y'ibisazi, abantu basara buri mwaka bakagira umuntu usara robondo roboko shakataba. Mu izina rya Yesu ndirukana umwuka w'ibisazi mu muryango wawe, ndirukana imyuka y'impanuka iyo umwaka ujya gushira, ndirukana urupfu rutunguranye mu muryango wawe. Mu izina rya Yesu twara ubuzima, twara amahoro, twara ubutsinzi, twara kubohoka, twara ibyiringiro, twara umugisha w'abana b'Imana. Kandi guhera umunsi wa none amarira yawe ndavanwa ku maso yawe, ubona amahoro mu izina rya Yesu, amen. Shobora guhamagara telefone yanjye 0788 4300 45. Imana ikumpera umugisha guhera umunsi n'iteka ryose, amen. Turabakunda cyane, amen.